Iyi ni Paruwasi Kristu Umwami iri mu karere ka Nyanza ahasengera Mana François Xavier na Uwambayineza Marie Claire bashakanye umwe aretse ubupadiri n'undi aretse ububikira. Mana François aratangira asobanura uko yaje kurambagiza uwahoze ari umubikira. Urumva mvuye mu bupadiri nagiye gukora akazi ka barayiki, naragiye nyobora icyahoze ari komine Ruhashya. Hagati aho rero sinzi ukuntu naje kujya gusura bagenzi banjye njya Ngororero. Hari umuburugumesitiri witwa Evariste, ngenda ngiye kumusura nsanga madamu iwe, nsanga ndamuzi i Roma yiga muri universite. Ntacyo navuze, nahise musezeraho na famiye ya Evariste, ndagaruka nzi Ruhashya. Hanyuma igihe cyo gushaka, urumva uri burugumesitiri wa wenyine n'iki, nicaye hasi ndareba ese ubu nkora iki, mbigenze nte. Nahamagaye Antuka Evariste ndamubaza ese uwo mubikira ameze ate, dutera igiparani urwenya rwinshi, nuko ubukwe buraba. Nyuma yo gushakana k'uyu muryango, Uwambayineza Marie Claire avuga ko we n'umugabo babwiwe ko bakoze ishyano. Hari ababifataga nk'ishyano ryaguye, padiri yavuye mu gipadiri, maseri yavuye mu kibikira, noneho padiri yashakanye na maseri, amagambo yabaga menshi birumvikana. Abandi bati bariya abantu bakoze ibyaha, kiriya cyaha ntabwo Imana izakibababarira. Ariko ibyo nta n'agaciro kanini njye nabihaga, kuko burya umuntu n'umutimanama we, iyo umutimanama utagucira urubanza nta n'ikibazo kinini cyane ugira. Mana François Xavier na Uwambayineza Marie Claire bavuga ko nubwo bavuye mu mirimo ya kiliziya, ibyo bidakwiye gutuma abantu bumva ko baretse ubukristu. Nabatirijwe muri Kiliziya Gatolika, ndi umwana ndacyanayirimo, kuko numva nkiri umukirisitu. Kuko kuri jyewe ubukirisitu ni ukumenya Imana, ukamenya na mugenzi wawe. Ntabwo kuva mu bubikira cyangwa kuva mu gipadiri bivuga ko ntabona ijuru ryanjye niryo ndimo nkorera, kandi mfite icyizere ko nzarijyamo. Nyuma yo gushakana, uyu muryango mu bana wabyaye uvuga ko abahisemo kwiga mu iseminari kugira ngo bitegure kuzaba abapadiri wabibemereye. Icyo akaba ari ikimenyetso bumva ko kigaragaza ko bativumbuye kuri Kiliziya Gatolika.